Ndagusuje kandi nkwaye ikaze kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere kumeze neza cyane aho uherereye hose. Hanyuma rero muri kano kanya tugiye kurebera hamwe ibintu umusore mutarashakana naramuka bigusabye rwose uzagira amakenga umwihorere. Kandi nanone ndakubwira ikihishe inyuma yo kuba umusore iyo mumaze kuryamana ahita akureka. Iyi ni Story House nkuko nari mbivuze, nge Diane Mahirwe, ikaze mu kanya gato tujya mu kiganiro ku buryo burambuye. Mu rukundo habamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari ubwo uwo mukundana agusaba ikintu runaka ukabyemera utazuyaje kuko bawumva umukunda, ariko hari ibyo ugomba kwitondera igihe bibaye ngombwa. Abakobwa cyangwa abagore cyane cyane baba bakwiye gutekereza kabiri mbere yo gufata umwanzuro. Umusore cyangwa umugabo agira atya akaguhamagara akagira ibyo agusaba gukora, niba umukunda nibyo, ariko koresha ubwonko bwawe utekereze mbere yo kwemera ibi bintu tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Ikintu cya mbere ugomba kumanza gutekerezaho kabiri ni iki ngiki: igitsina. Abasore benshi bakunda kugira ari mbere yo kubana n'abakobwa akaba yamusaba ko baryamana. Abakobwa bamwe rero iyo bajya kwemera nibabanza kwibuka ko ikintu bitse kandi wubashye kigira agaciro kuruta icyo utagaguza ku buntu cyangwa aho ubonye hose. Abasore benshi rero bo muri Afrika iyo mumaze kuryamana aba yumva nta kindi gishya agutegerejeho, umubano wanyu ukaba warangiriraho cyangwa agatangira kubigendamo gake kugeza urambiwe ukabivamo. Mu nkuru duheruka gukora nigeze kukubwira ko kuryamana atari ko gukundana cyangwa kubahana. Kuba mukundana nibivuze ko ugomba kuranguza amabanga yawe yose kuko nubuzi iherezo. Umukobwa ni ngamata nasogongerwa. Icya kabiri kindi nacyo ugomba gutekerezaho kabiri ni iki ngiki: kumwitaho cyane. Ubusanzwe ibintu byiza iyo bibaye byinshi bigakabya biba bibi. Burya abagabo bamwe ntibakunda kubona bitaweho bikabije, bituma atagwa agaciro ugomba. Agiraho akakubona nk'umwihomaho umuhendahenda. Niba uri umunyeshuri ugasanga umukunzi wawe aragusaba igihe kirenze cyo kumwitaho, kuba muri kumwe, nanatekereze ko agukeneye mu masaha y'ishuri, uzagira amakenga ubyange, bitabaye ibyo nutinda kuzicuza. Ikindi cya gatatu nacyo ugomba kubanza kwitondera, ukamanza ukavuga ati se mbikore cyangwa mbyihorere. Ni iki ngiki: kukwaka amafoto wambaye ubusa. Hari abagabo bakunda gusaba abakunzi babo amafoto bambaye ubusa, ati nyereka amabere yawe magafoto ndore igitsina cyawe. Urwo waba umukunda rwose, uko waba umwizeye kose, nukwiye kwemera gukorera ikosa. Umuntu ni mugari, ejo bishobora guhinduka akaba ari yakoresha agushyira hasi, agusebya n'ibindi. Hakaba nubwo rero ubona imyitwarire yitakunyuze ukaba utabasha gutandukana nawe kuko ahora gukangisha ko numwanga azashyira amafoto yawe hanze wambaye ubusa. Ikindi kintu cya kane nacyo ukwiye kwitondera cyangwa se ugomba kumaza gutekerezaho mbere yo kugikorera umukunzi wawe ni iki ngiki: kumusura bitunguranye. Hari igihe umusore mukundana akagusaba kumusura hari nk'akantu k'ingenzi akeneye ko muganira byihutirwa. Ntiwibagirwe ko hari n'abashukwa n'ibiri kubarya munsi y'umukandara, akaba yahita guhamagara igitaraganya nawe ukihuta uzi ngo ni ibisanzwe, akaba agufashe ku ngufu. Hari abasore cyangwa abagabo bicara bakareba filime z'urukozasoni cyangwa bakagira ibitekerezo birinda umuriramo, bamara kumva igitsina gihagurutse batereka amamagare sheri nari bunsuzugure. Hari ubwo rero wubaha umukunzi wawe nk'uko bisanzwe, ukaba wasanga hari urundi rugutegereje. Akenshi iyo bikubayeho umutima ugucira urubanza, ugatangira kwibaza impamvu utatekereje mbere yo kujyayo. Fata akanya umwereke ko uzashaka akanya nawe ufite ibyo uhugiyemo, umwereke ko agutunguye utahita uboneka. Nimukwihutire kwitabira ubutumire bw'abagabo butunguranye. Icya gatanu kindi umusore mutarashakana naramuka gusabye ugomba kubanza gutekerezaho ni iki ngiki: bimwe mu bikoresho byawe bwite. Umugabo cyangwa umusore mukundana hari ibyo badakwiye kugusaba ngo wemere. Urugero akakubwira ko kumuha ipantaro yawe ikabiwe bimumara urukumbuzi, kumuha udufungisho tw'umusatsi cyangwa ku makotex n'ibindi. Bamwe bajya basaba kuba uri mu rukundo ntibivuze ko uyoborwa nk'igare. Fata umwanya utekereze, urebe niba ibyo uri gusabwa gukora ari ngombwa, unarebe ko nangaruka azahazaza zazakugeraho igihe urwo rukundo rudakomeje. Nari nakubwiye ko n'ubundi ndakubwira ikihishe inyuma yo kuba umusore mumaze kuryamana ahita akureka, cyane cyane abasore ba hano muri Afrika. Muri iki gihe hari kuvugwa cyane ikibazo cy'abasore babeshya abakobwa urukundo bamara kuryamana nabo rugatangira kuyoyoka. Abenshi bagaragaza ko urukundo rutakibaho, abandi bakagaragaza ko ari ingeso yo gusambana yeze, nyamara birasanzwe ko umuntu ashobora kugira irari
akaba yakwegera ukagira ngo aragukunda. Ubushakashatsi bugaragaza ko abasore benshi bakurikira abakobwa beza byo kwishimishanya nabo bamara kugera ku ntego zabo bagatangira kubikuraho nkaho nta nikigeze kibahuza. Ni abagabo bake bamara kuryamana n'umukobwa bakagomba kumuha agaciro mu buzima bwabo ndetse akarushaho kumva ko bagiranye igihango kirenze uko bakundanaga. Rero dore zimwe mu mpamvu nyine zituma uwo musore cyangwa umugabo akureka igihe mumaze kuryamana. Ya mbere ni iyi ngiyi, uraciriritse. Abagore baba bakwiye kumenya ko ari ibiremwa by'agaciro gakomeye. Buryo umugabo amaze kukurabukwa akumva arakwifuje biramugoye gutera intambwe yo kugusaba kuziwe cyangwa kuryamana nawe. Iyo rero yakuboneraga kure akibeshya ko ibyo bigoye nyamara yagerageza akabona bimworoheye mu kanya gato, ahita abona ko uciriritse. Ntabwo yongera no kugusaba kuziwe, ahita abona ko no kwizana wakwizana we agatangira gushaka abandi agira nkawe. Indi mpamvu yindi nyine itera abagabo cyangwa abasore nyine kuryamana n'umukobwa bagahita bahararukanwa neza ukabona urukundo rurayoyotse ubireba ni iyi ngiyi. Ni muba mwarafashe umwanya wo kumenyana. Umukobwa wiyemeje kuba mu rukundo aba agomba kugira intego. Izo zigezwaho no kumenya neza uwo muganira, icyo akora, aho akomoka, uko yitwara ndetse niba ari ingaragu cyangwa yubatse. Ushobora kubona umugabo ukibeshya ko ari umusore agatangira kugushuka, yamara kugera ku cyamuzanye ukamenya neza ko atari uwo kubaka ahubwo yari uwo kuryamana nawe gusa. Ni ngombwa ko umumenya amazi atararenga inkombe. Nibura uba ukwiye kumenyana n'umuntu imyaka hagati y'3 n'5 mbere yo kwemera guterana intambwe nawe mu yindi mishinga. Indi mpamvu yindi nayo ishobora kubitera yindi ni iyi ngiyi, yasanze utari umugore yifuza. Ukimara kumenyana n'umuntu uba ugomba kumubaza amakuru ajyanye n'umugore yifuza kuzamarana nawe ubuzima bwe. Mu bisubizo yaguha ushobora kumva niba ari wowe cyangwa wakuramo akawe karenge bitewe n'uburyo wiyizi. Ushobora gufata umwanzuro wo kugenda mbere yuko uzajyana amarira n'ibikomere. Indi mpamvu yindi ya kane nayo ishobora kubitera yuko umusore cyangwa umugabo muryamanye nyine muhita muhararukanwa ni iyi ngiyi. Ashobora kuba amaze kugera ku ntego ze. Umugabo ashobora kwiyemeza akiyegereza umukobwa bitewe n'icyo amukurikiyeho, atari uko ashaka urukundo cyangwa ashaka kuzabana nawe. Niba rero kuryamana nawe ariyo ntego yamuzanye, nta kizamubuza kugenda nk'utarigeze akumenya, kuko we mu mutima we nta kindi kirenze icyo aba yarashyizemo. Niba umenyanye n'umuntu ni byiza ko ugira ubwenge ukamenya kari kimugenza mbere yuko guta mu bibazo ngo uzasigare wicuza. Hari ababivuga neza byo gusenga ngo umuntu wamaze gutorwa nakomeza kwiyamamaza. Uwo mwaryamanye nawe aba amaze kugutoramo icyamuzanye, ugahita uva ku rutonde rw'abakiyamamaza imbere ye. Gusa narasoza kansige nkubwiye ibindi bintu bigira kuri 5 by'ingenzi we mukobwa ukwiye gutekerezaho mbere yo kuryamana n'umusore w'iki gihe. Kuba ubusambanyi bumaze gufata indi ntera, ibi ntibibuza ko usanga hari abagifite umutima nama muzima, bafite amahame bemera ko mu mitima yabo, ndetse ahanini batinya no gukora icyaha. Kera kabaye umukobwa nk'uyu abona umukunzi akamwihebera, akibwira ko atabanye n'uwo nta wundi babana. Wa muhungu umukobwa yimariyemo akamusaba ko baryamana, ariko kubera gutinya gusama, gutinya indwara, gutinya gukora icyaha, kurwana n'umutima nama, ariko ahanini anarwanda no kugumana urukundo rw'umuhungu yihebeye, umukobwa agahera mu gihirahiro. Kubera iki? Ati nimwima aranyanga, yabimbwiye kandi kumuha ndumva bitandimo neza, nkora iki? Ibi rero ni bimwe mu bintu ukwiye gutekereza mbere yuko wemerera umusore ko muryamana. Icyambere, urukundo rwa mbere ari narwo rukunda guteza ibibazo, usanga rudakunda guhira abantu benshi. Nubona rero wakunze mbere y'abandi atangiye kukugora, nuzumve ko igikuba cyacitse, ukore nibyo utateganyaga gukora ngo uri gukiza urukundo rwanyu. Icyakabiri kindi nacyo ukwiye gutekereza cyangwa se zirikana ko urukundo nyakuri rwihanganira byinshi. Umuhungu ugukunda by'ukuri azemera kandi yubahe icyemezo cyawe cyo kudakora imibonano mpuzabitsina mbere yo kurushinga. Ikindi cya gatatu nacyo ukwiye gutekereza cyangwa se ugomba kuzirikana ni iki ngiki: umuhungu ugukunda by'ukuri ndagushyiraho iterabwoba ngo nimutaryamana ibyanyu birarangiriraho. Ubigenza utya kenshi ni wa wundi wabyemera utabyemera nabwo bagukunda, aba azakwanga nyine igihe runaka. Ikindi nuko umuhungu ugukangisha ko amushwana niba utamuhaye niyo murushinze, ni mubana neza, mubana by'umuhango cyangwa se amaherezo mukazatandukana. Icyakane kindi cyangwa se ikibanziriza cyanyuma nakubwira
nakubwira wowe mukobwa ugomba kuzirikana mbere yo kuryamana n'umusore ni iki ngiki. Akenshi umuhungu ukoresha imibonano mpuzabitsina umutima wawe utabishaka usanga ahita gutera n'inda. Ibi nawe urabizi, turabizi neza ko iyo umuntu atushije gato nyine aribwo ushobora gusanga ahise aterwa inda rwose, kandi nyine utabitekerezaga wari wanabyanze, gusa nyine akavamo inda. Ikibabaje nuko nyine akenshi bene uyu muhungu iyo aguteye inda ahita nakwanga. Ikindi cya nyuma ugomba kuzirikana we mukobwa mbere yo kuryamana n'umusore ni iki ngiki. Zirikana ko iyo umuntu yashatse kugukatira nta kindi warenzaho, kandi umenye neza ko gutandukana n'umuhungu wakundaga byoroha iyo mutigeze mukorana imibonano mpuzabitsina kurusha kuba mwarigeze kuyikora. Iyo mwayikoranye birakomeretsa cyane kurushaho, noneho yaba yaraguteye inda cyangwa yaragusigiye ibirwara akaba akwishe kabiri, ukazabizirikana ubuzima bwawe bwose. Yari Story House ngaho nguko rero ngibyo ibintu maze kukubwira. Nkubwiye n'impamvu nyine nyirizi nitera ko iyo umuntu amaze kuryamana n'umusore ahita amureka. Akenshi hano muri Afrika nakubwiye ibintu we mukobwa ugomba gutekereza mbere yo kuryamana n'umusore. Yari Story House, njye na Diane Mahirwe, kanda subscribe tuye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.